noneho kuri Zoom hari abantu bari kuri Zoom, umupasiteri umwe aravuga ngo azamutse ngo agiye ngo muri dimansiyo. Umukristo ati pasiteri buti buretse ati buretse kujya muri iyo dimansiyo ati manze nzane ituro. Wamupfuwe uratanga miliyoni 2 ku bantu bakize, ku bantu bameze neza, ku bantu bafite amafaranga, ku bantu bari kugenda muri Range Rover, nta bakene ufite, nta bana batarihiriwe mitiweli. Ayo mafaranga nimuyafate muyajyane ku kagari, muyashyire gitifu w'akagari, umumubwire muti gitifu w'akagari ngizi ni miliyoni 2, tangira abakene mitiweli. Ni abapasiteri bo mu idini yawe ngo nigisha abantu ngo gutanga icya 10. Ibyo ntabyo nzigisha, ahubwo nzigisha abantu kutagitanga. Nzababwira ni icya 10 mu kijyane hariya mu Isiraheli niho Abalewi bari. Weho ufite urigira umurewe ngo ngengo n'Imana yanjye ngo tubahaye umugore, kandi uzasanga zimwe muri izi nsengero uzasanga abantu bitwa ba dadi, bitwa ba mami, bitwa ba zira ntago ari imbaraga z'umwuka wera, zira ntago ari imbaraga z'Imana zituma abantu buzura umwuka wera bakavuza induru bakaboroga bagahebeba bagasakuza. Zira ntago ari imbaraga z'Imana. Rero nimujya kuvuga ibindi Imana nimukayishyiremo, mujya mugimba ibinyoma byanyu, muvuga ibinyoma byanyu. Uwiteka Imana nyir'ijuru nimukamushyiremo. Papa King wagize amahirwe, baba baragufunze wowe urimo gufata abanyarwanda ugenda ubagaragura wowe bashyiramo iyo myuka mibi ngo urimo ubakiza iki? Noneho bafite ngo ibintu by'imyuka agushyiramo bikagucengeramo, akongera akakuvugisha kandi ari buri kwivugisha ngo imyuka mibi akayivugisha mukaganira, kandi ni uri kuvuga akisubiza muri tekinoloji y'ubumaji bakuriyo hakurya iyo ngiyo. Yarangiza ngo harya ngo inzoka ngo ikurimo ngo inzoka ngo niyo myuka ngo tingagenda nk'inzoka. Ukabona umuntu w'umugabo wambaye neza, usa neza, arimo arigaragura Mana, nawe nimba uri umubyeyi koko uri umwana, ukabona mama wawe bamugaraguye ari mu mukungu, nge nahita njya gutanga ikirego vuba kuri RIB, nahita nyaruka. Ahubwo se wagize ngo najya kuri RIB yo mu karere ni Kimihurura. Ejo bundi Perezida wa Repubulika, umubyeyi mukuru w'igihugu, yabwiye abayobozi ati mwabayobozi mwe murwaza amavunja, mukarya mukagenda mu mamoto, mukagenda ku mamodoka, mukanywa icyayi kirimo kitarimo amazi menshi ahubwo kirimo isukari nyinshi, mukanywa umugati. Arababwira ati murwaje amavunja. Ati ni ukuri, ibyo ni Perezida w'igihugu wabivuze. Ati mukazajya mu ijuru, ati n'umuryango ujya mu ijuru nta nubwo muzamenya aho uri. Cya 10 ubundi bagihande. Weho waguze imodoka, weho ufite ibizu, weho waguze ibisambu, weho none ngo abakene b'abatindi batagira n'urwara rwo kwishima ngo bapfupfunyura ngo udufaranga twabo ngo batakuzanira. Wamupfuwe. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza ubaheza ku giciro gito. Yes, amahoro y'Imana Nyagasani abane namwe mwese aho mudutega amatwi muherereye ahantu hatandukanye. Twongeye kugaruka hano imbere yanyu kugira ngo tuganire, kugira ngo turebe ibijya mbere. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi mwakwibaza muti tugiye kuvuga iki, tugiye kuganira kuki. Ni ibintu bitandukanye numva uyu munsi twakaganiye. Ni ukuvuga ngo amaze iminsi hariho ikibazo cy'abapasiteri bivugwa yuko baba bari kujya gukura imbaraga muri Nigeria. Tugiye kubabwira ibintu birenga 6 bizakwereka umuntu
wakuye imbaraga mu gihugu cya Nigeria, kuko buriya ni ubuvuzi bwo muri Nigeria, ni ubuganga bwo kwambara impeta. Ikimenyetso cya mbere uzasanga uyu muntu akunda guhanura ibintu bidafite umurongo. Ibintu bidafite umurongo wavuga ngo ni iki? Ni bya bintu by'ibimenyetso byemeza, ugasanga ari kukubwira nomero y'irangamuntu, ugasanga ari kukubwira amazina yawe. Reka tumanze tuganire. Ubundi kuba umuntu yakubwira amazina yawe, ibyo bimaze iki? Ibyo byungura iki? Ibyo birungura iki Imana? Wowe se nk'umukristo bikungura iki mu mwuka? Ni iki iyo bakubwiye izina ryawe wiyongeraho, bakakubwira umubare w'abana ufite mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubumana? Ni iki byakungura kugira ngo ubashe kumenya umubare, amazina yawe? Amazina yawe waba wayibagiwe. Nujya ugera mu materaniro ukumva umuntu arimo aravuga amazina ngo wowe ngo witwa ngo Sipesiyoza, kandi ugasanga koko nta kubeshya. Hari abantu nzi twajyaga tujya mu materaniro ukumva arimo gusoma amazina y'abantu, sibyo? Amazina y'abantu ngo ubwo ni ukugira ngo yemeze ko afite umwuka wera. Ariko umwuka wera ntabwo tumwemezwa n'amazina, ntabwo tumwemezwa nuko tubwiye ngo nitwa Diyogeni, nanjye ubwanjye ndabizi, ntabwo nabyibagiwe. Umwuka wera rero icyo atwibutsa, reka nkikubwire. Bibiliya iravuze ngo uwo mwuka naza azatwibutsa, haleluya, azatwibutsa iby'icyaha. Ibindi bintu umwuka wera agomba kutwibutsa ni icyaha, naho kukwibutsa amazina yawe nta musaruro. Kukwibutsa ibyo ntabwo bishoboka. Icyo mwuka wera naza azakwibutsa iby'icyaha. Mu gihe mwuka wera rero amanutse ntakwigisha iby'icyaha, ahubwo akakwibutsa amazina yawe, menya ngo byapfuye, menya ngo wabyishe, menya ngo byivangavange, menya ngo byarangiye. Aba bantu ikindi kintu uzababonaho, uzasanga bafatira agatambaro kuri mikoro, ugasanga mikoro n'agatambaro ntibitandukana, ntiyihanagura icyuya, ntari kugira ate, ariko ugasanga agatambaro na mikoro ukagira ngo birakoranye. Ugasanga impeta zambaye impande n'impande, ukibaza se izi ni impeta z'iki? Ubundi hari impeta z'isezerano, hari impeta z'imirimbo, ariko pasita ziriya mpeta mwambarira ku ruhimbi, kariya gatambaro mugira kaba kari mu iki? Ibyo rero ni ibintu bikwereka ko ari ibintu baba bagiye gukura muri Nigeria. Ari ibintu mwabonye uwitwa Pasita Sharire akavuga ngo ngewe ngo n'Imana yanjye ngo tuguhaye amafaranga. Iyo mana ye yaba yadukanye yo ku giti cye ni bwoko ki? Ntabwo Sharire abeshya. Imana ye yaguha amafaranga ngo ngo ngewe n'Imana yanjye ngo tuguhaye umugabo. Urumva harimo ubufatanye, kandi Imana yo mu ijuru ijya gukora igitangaza nta bufatanye, ntabwo ikoresha ubufatanye. Ibikora nk'Imana, ikabitunganya nk'Imana, ikabishyira ku murongo nk'Imana, ikabigira neza nk'Imana, ikabikora mu bushake no mu bubasha. Nta muntu n'umwe ufitanye ubufatanye n'Imana ishobora byose ngo wenda ngo ahagarare hariya ngo aze ngo ababwire ati ariko murabona ngewe ntahari Imana ntiyakora. Oya, Pasiteri Sharire hariya watweretse, wenda kuvuga mu mazina yawe, watweretse iyo ukorera iyo ari yo. Ntabwo hari wigeze wihishira ngo ngewe n'Imana yanjye ngo tubahaye amafaranga, ngo ngewe n'Imana yanjye ngo tubahaye umugore. Kandi uzasanga zimwe muri izi nsengero uzasanga abantu bitwa ba dadi, bitwa ba mami, bitwa ba ariko ukagira Imana. Paul yigeze yitwa dadi, Petero yigeze yitwa dadi, Yohana yigeze yitwa dadi. Bari abantu bakoze ibintu bikomeye mu buryo bw'umwuka, bareretswe, barahanuye, bakoze ibitangaza, bazuye abapfuye, ariko
icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'ubuhanuzi bupfuye. Cya kabiri, aba bantu ntabwo bashobora kuza mu rusengero ngo bavuge iby'icyaha, bavuga ko bagiye Dubayi, ko bari bakennye nyuma bagakira, mbese bigisha gukundisha abantu isi cyane aho kubakundisha iby'ijuru. Ejo bundi mwabonye kwa Julienne Kabanda abatiza abantu bagahebeba umwuka ugahera, ukagira ngo bakitura hasi wagira ngo yari ari kubajugunyamo aside. Julienne Kabanda biriya bintu wabatijemo abantu muri ariya mazi, twavuga ngo ni umwuka wera wari wasenze cyane hajyamo umwuka wera. Ni ibiki byatumye abantu basakuza? Ni ibiki byatumye abantu bavuza induru? Ziriya ni imbaraga mvanijeriya, ziriya ntabwo ari imbaraga z'umwuka wera, ziriya ntabwo ari imbaraga z'Imana zituma abantu buzura umwuka wera bakavuza induru bakaboroga bagahebeba bagasakuza. Ziriya ntabwo ari imbaraga z'Imana, ziriya ni imbaraga ndahurano. Nibuka umugabo witwa Simoni w'umukonikoni. Simoni w'umukonikoni we yari afite gahunda y'uko ngo atanga ifeza, yamara gutanga ifeza ngo intumwa ariyo Yohana ndetse na Petero ngo bakamuha kw'ibyo bintu, ngo nawe ngo warambitseho ibiganza bakajya yuzuza. Urumva ni ibintu bigurano. Biriya ni nk'uko Simoni yashakaga ngo bamugurishe ku mwuka wera, niko bano bantu bari kugenda bagatanga ibiguzi hariya mu gihugu cya Nigeria bakabaha imbaraga. Ikimenyetso cya kabiri nicyo, ntabwo bajya bigisha ibintu bibatura abantu ngo bibakure mu byaha, ntabwo bigisha abantu, ahubwo baba bababwira ibyiza, ibintu ko bazajya muri Amerika, ko babonye viza, ko bagize gute, ntabwo babigisha gukizwa. Yego, icyo ni ikimenyetso kimwe. Ikimenyetso cya kabiri, cya gatatu, nuramuka ugeze mu rusengero ugasanga bari gusenga, ukabona bari kuvuga ngo muvaneho kamera, ujye ugira ubwoba. Hari urusengero rumwe nigeze kujya kubwirizamo, hari kamera, baravuga bati oya, Imana yatubujije kamera. Imana yo itinya kamera ni iyahe? Imana ibona kamera ngo noneho ngo kubera kamera baragiye babyigaho bakora inama, bamajije gukora inama baravuga ngo kamera ngo noneho ngo bayitere. Ndibaze se Imana baganiye nayo, bavuganye nayo, iyi si babwira ngo noneho batere kamera? Abantu mwe rero mujya kuvuga ibindi Imana nimukayishyiremo, mujya mugimba ibinyoma byanyu, muvuga ibinyoma byanyu. Uwiteka Imana nyir'ijuru nimukamushyiremo. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo Imana yera nyir'ijuru ifite gahunda yo guca ku kajagari. Yanyuze mu bayobozi b'igihugu ica ku kajagari, yanyuze mu bayobozi bakuru ica ku kajagari, kuko byari bimeze nabi. Abanyarwanda mwari mubamazarika, abo mwarutishaga, abo mwaturaga hasi, abazamuraga amajipo. Hari uwitwa ngo noneho harya yitwa nduriya mugabo ngo nindi, ngo ni Papa King. Papa King agaragura abantu bamwe akabahimirizo yeditinga ngo noneho ngo barigaraguye ngo agire kugenda nk'inzoka. Papa King wagize amahirwe, baba baragufunze wowe urimo gufata abanyarwanda ugenda ubagaragura wowe bashyiramo iyo myuka mibi ngo urimo ubakiza iki? Mana turagushimye, warakoze, kuko aba bantu bari batujengereje, akamufata akamushyiraho ikiyoka, akamufata. Mana biriya bintu usagashinyagura gufata, ariko ubundi leta rwose warakoze rwose, kuko hariya warebye kure abanyarwanda umukecuru bakamugaragura, noneho bafite ngo ibintu by'imyuka agushyiramo bikagucengeramo, akongera akakuvugisha kandi ari buri kwivugisha, ngo imyuka mibi akayivugisha mukaganira, kandi niwe uri kuvuga akisubiza muri tekinoloji y'ubumaji bakuriyo hakurya iyo ngiyo. Yarangiza ngo harya ngo inzoka ngo ikurimo, ngo inzoka ngo niyo myuka, ngo tungagenda nk'inzoka. Ukabona umuntu w'umugabo wambaye neza, usa neza, arimo arigaragura Mana yo mu ijuru niyo ikoze bino bitangaza.
Imana yo mu ijuru niyo ikoze ibi bitangaza, niyo idukirije aba bapasiteri sinabita b'abagome b'abarozi. Urumva aba bapasiteri b'abagome b'abarozi turashimira Imana ko ibadukijije inyuze muri leta y'u Rwanda. Ibintu badukoreraga ntabwo byari iby'i Rwanda, kugaragura abanyarwanda hasi. Turaje tubereke ayo namwe muze kureba, buretse gatoya mu kanya ndaje dushyireho amavideo arimo agaragura abantu hasi, buretse gatoya. Nawe nimba uri umubyeyi koko uri umwana ukabona mama wawe bamugaraguye hariya mu mukungu, njye nahita njya gutanga ikirego vuba kuri RIB, nahita nyaruka. Ahubwo se wagize ngo najya kuri RIB yo mu karere? Ni Kimihurura. Nabyuka nkambara nkashyiramo ikote kurya kositimu, nkashyiramo congo, nkagenda nkajya hariya Kimihurura, nkagenda nkatanga ikirego nkavuga ni umupasitori yangaraguriye umukecuru hasi, n'ibi bintu ni ukwanda. Ariko nizere ko Papa King yabisibye, nizere ko biriya bintu wabisibye. Noneho ngo hari n'undi ngo witwa Manivuga. Ariko rero Imana idufashe kandi tugirire neza. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya kane, uzumva bakubwira ngo bari muri dimansiyo, ngo ageze ngo mu bindi birere, ngo yazamutse, ngo ntabwo ngo ari ngo ariko ngo ari ngo mu rindi juru, ngo yazamutse. Noneho kuri Zoom hari abantu bari kuri Zoom, umupasiteri umwe aravuga ngo azamutse, ngo agiye ngo muri dimansiyo. Umukristo ati pasiteri uti buretse ati buretse kujya muri iyo dimansiyo, ati manze nzane ituro, ati tuzamukane muri iyo dimansiyo. Aragenda azana ngo 2,000,000 ngo bazamukane muri dimansiyo. Wamupfuwe, uratanga 2,000,000 ku bantu bakize, ku bantu bameze neza, ku bantu bafite amafaranga, ku bantu bari kugenda muri Range Rover, nta bakene ufite, nta bana batarihiriwe mitiweli. Ayo mafaranga nimuyafate muyajyane ku kagari, muyashyire gitifu w'akagari, mumubwire muti gitifu w'akagari ngizi ni 2,000,000, tangira abakene mitiweli. Ariko murafata ibifaranga ariko Mana, ubu rero hari mba nabuze ijambo. Njyewe baje kundeba aba bapasiteri, ariko aba ntabwo ari abakoresha imyuka mibi, ni abapasiteri bo mu idini yayo. Ngo nigisha abantu ngo gutanga icya 10, ibyo ntabyo nzigisha, ahubwo nzigisha abantu kutagitanga. Nzababwira ni icya 10 mu kijyane hariya mu Isiraheli, niho Abalewi bari. Weho ufite urigira umurewe, uri umurewe ngo urumva ngo hari abahanuzi ngo bakomeye ngo badutse ngo babuze abantu ngo icya 10 ubundi bagihande. Weho waguze imodoka, weho ufite ibizu, weho waguze ibisambu, weho none ngo abakene b'abatindi batagira n'urwara rwo kwishima ngo bapfupfunyura ngo udufaranga twabo ngo batakuzanira. Ariko mwaba pastori ubundi mwumva muzajya mu ijuru? Ejo bundi Perezida wa Repubulika, umubyeyi mukuru w'igihugu, yabwiye abayobozi ati mwabayobozi mwe murwaza amavunja, mukarya mukagenda mu mamoto, mukagenda ku mamodoka, mukanywa icyayi kirimo kitarimo amazi menshi ahubwo kirimo isukari nyinshi, mukanywa umugati. Arababwira ati murwaje amavunja. Ati ni ukuri, ibyo ni Perezida w'igihugu wabivuze, ati mukazajya mu ijuru, ati n'umuryango ujya mu ijuru nta nubwo muzamenya aho uri. None ndabaza pasiteri uraka umukecuru udufaranga ukajya kuduhununura, ngo yagurishije agahene 50,000, ugahita atanga umusoro w'igihugu. Hariya mu isoko baba batanze umusoro w'igihugu wo kubaka ibikorwa remezo n'amavuriro n'amashuri. None ndakubaza wowe pasiteri, urakura mukecuru 5,000 yambaye inkweto, imyenda azana ku cyumweru niyagarukana, nkaho wamugiriye inama uti mukecuru uramagahene ka 20, andi 30 yaguremo imyenda, ahubwo ukamubwira ngo zana ngo icya 10 ngo n'amaturo, ugaterana haleluya. Ariko mwokagira Imana mwe bakristo, ubundi mwe babaroze kuwa kangahe? We ntabwo mubona ko abapasiteri ari abakire? Ntabwo mubona ibimodoka bagendamo? Ntabwo mubona ibizu byabo? Ntabwo mugahununura ibifaranga ngo murabashyira?
reka tugaruke kuri Rwanda Revenue. Ubundi Rwanda Revenue ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ni ukuvuga ngo igihugu kiragusoresha kikubaka amashuri, igihugu kiragusoresha kikubaka amavuriro, igihugu kiragusoresha kigafata kuyo cyagusoresheje kigakoramo imihanda, kigafata kuyo cyagusoresheje kigahembamo abakozi, kigafata kuyo cyagusoresheje kikaguramo isuko izazindi ntuzambaye haga yavuga, urumva kikaguramo intwaro, kikaguramo imiti, kikaguramo kikubaka n'imihanda, kigatangira n'abakene mitiweli. None amafaranga twebwe dutanga mu idini ajyaye aragaruka, hamwe icyacumi kijyaye. Twajya no kubaka urusengero bati reka bati muramenye bati mwitange twubaka urusengero. None se leta isoresha isoko, leta yakwaka amafaranga yo kubaka isoko abaturage kandi izanabasoresha. Baturage b'u Rwanda bakristo, mube maso, aba bantu baratwiba amafaranga barayamara. Ngewe ubu ngubu narabivumbuye, ibi bintu nitutaba maso ngo duteshe tutwamagane, ntabwo ibi bintu biri bukunde kuko Abanyarwanda. None reka mbabazi, aba bantu ntabwo baze bambaye ishusho yo kwera no gukiranuka. Abantu bakababwira bati mwana ubwo ari jenoside yo mu Rwanda mu mwaka w'1994 iri kuba. Urumva ntabwo abantu bahungiye mu nzu z'Imana ngo harimo ubutabazi, ngo harimo ngo Imana, ngo padiri agahamagara abantu ati muze interahamwe zikaza zikamariramo abantu. Mumanze mumenye ngo aba bantu bazanwe n'iki? Bazanwe no kwiba no gusahura no kugira ngo babasahure, kandi bitwaje Imana. Imana rero yabo ukayireba ukayibura. Bibiliya iravuga ngo Imana yabo ninda. Ibyo ni njye ubivuze. Imana yabo ni iki? Ni ukuvuga rero icyo ni ikimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya kane cya gatanu simusiga. Urumva nuko aba bantu utazababona bari gusenga. Ibi bintu Daniel yigeze kwicara arabiganira, arimo abiganira ari kumwe na Baraka, avuga ati aba bantu ubasanga mu cyumba isaha yo gukora ibitangaza saa 8 saa 9 akaza ngo arije mu masaha yo guhanura. Isaha yo guhanura nisanga ko isaha yo guhanura ni isaha y'umwuka wera amanukiyeho. Umwuka wera ashobora kuza saa 2, umwuka wera yaza saa 3. None se ndababaza, ntabwo muzi neza yuko hahandi Yerusalemu umwuka wera yaje ku isaha ya kangahe? None se hari saa 8, hari sangahe? None ndababaza, aba bantu murabona ibintu baba badukorera ari ukuri? Ugasanga umuntu barimo baramugaragura, baramuhirika, barakubita hasi ngo turi mu mwuka. Uyu ntabwo ari umwuka. Ibi bintu tubihagurukire, turebe uburyo dukirana nabyo. Kandi icyo nasorezaho ahangaha ni ukuvuga ngo leta ikomeze irebe neza yitonze, kuko haba hari abandi basigaye bagifite iyo mico, bagifite izo mbaraga, bagifite izo mbaraga za gishitani, bagifite izo mbaraga z'abadayimoni. Ariko ibyo byose ukibibona ukabona umushumba wawe ameze atyo, arasohoka saa 8 ngo aje ngo mu masaha y'ibitangaza. Ibyo bimenyetso byose byavuzwe. Sohoka wigende, usohoke ushaka irindi dini ujyamo, kuko iryo ngiryo ntabwo ari idini rizima, iryo ni idini ry'abadayimoni. Murakoze cyane rero, mugire amahoro y'Imana. Muraho neza. Uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe, ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Waba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza, uba heza ku giciro gito.